ukuri nako nahuye na Dorimbogo umve naho na dread zavuye je twagere ukuri nako nahuye na urumva Dorimbogo twahuye nkorera ku Ruyenzi Dorimbogo yaraje aje gukoresha indirimbo ya The Ben yari indirimbo agomba kuririmba mu kwe bwa The Ben nubwo bategeze bamuheza stage icyo gihe ubwo ni inkuru ndende bwo hari nawe yabyivuye usibye ko nyine Imana inkuru uko ridashira yaragiye hanyuma namukoreye indirimbo ya mbere bayitaga Umugisha na n'ubu kuri YouTube iriho Umugisha by Vavajuru iriho na niyo ndirimbo ya mbere nashyize mu jingo ndabatangiye ndabahaye niyo wanatangiriye kuri Dorimbogo urabatangiye zangegera nashyikiye ku Gisozi ahantu bita muri Kagara banza ariko gacyaro kambere kabaho muri Kigali urumva ukwezi abatsinda gutaruka Kagugu ahantu bita muri Kagara ku Gisozi niho hantu ni mu Gakinjiro muri make umugema wari umamagaye mbona njyanye muri ghetto ya 15 narinzi ngo ngiye muri studio cyane by'umuntu gukurura ngo akujyaye muri studio hatari nisanga anjyanye mu kageto ka 15 nari mfite laptop yanjye y'umukara mu nsanga baje wese niho bicaye abandi bantu bose badenaca narebaga umutima ukanje cyangwa gatebo ngabo nzabona ni nsanga bose niho bibereye ikintu cyandokoye ni kimwe kwituriza byaye n'icyo kwigira watanje nkituriza bakabona nifashe kumbe n'ubwoba mfite urupfu rwa Dorimbogo rwaguhombesha iki shanga iyo bigezaho ngaho byo bindi Bini urabizi ari ibintu ntaguhisha kandi urabizi twaranakuranye ku bwana wenda abantu batabizi ubwo nabo bazabibaza urukumva Dorimbogo urumva ko niwe umuntu nari meze nkaho ndiraho nkigera muri Kigali nari maze gutera umugongo abo twazananye ahubwo nari ngeze igihe nge ubwanjye mera nkaho ntunga abanzanye kuko twabonye umukire uduhereza studio ngiye Remera umbabarira unyumvira umuntu ugiye Remera ntazi ngo ngiye kureba nde nari ngiye kureba Teldem urumva kwa Wina nari impazi ngiye Remera ngiye kureba Teldem reka nzakagere muri Remera rero n'umutwe noneho imodoka imvanyemo muri gare Remera ndiho sinunderekere mwakagira Imana kuzagafata telefone ngo mpamagare ya mahirwe y'umuntu mpamagara umujyama wanjye bita foto niwe wahise njyana kwande ndamuzi foto turereke karakajyama ko kamenyereye n'umujyi karangije karanjyana nibwo bwa mbere numvaga ngo mu makorodoro mbanciye mu makorodoro harimo abakobwa b'indaya ntabwo nako mutaza kumbwira nawe ngo nabisi indaya mbona indangamirwa mw'abantu umwe urumva suhuje kanone nguhaye ikaze wowe ukurikira ibiganiro dukora umunsi ku munsi yaba Maneri Entertainment ndetse na Ben Empire uyu munsi nkubwire ngo ukise umunsi natembereye hanyuma inza muri studio ya M Record guhura na producer umwe ubanza akanikurikira muri Rusizi gusa ntago ari muri Rusizi gusa akora mu gihugu hose amaje gukorera abahanzi benshi batandukanye mwa kino gihugu ngiye gusuhuza nitwa Mr Ben iyo utarengejeho promoter ntago reba byuzuye ndi umwana w'umushu bikunda kandi ubyemera ndagusuhuje nanjye ndabishyuye cyane ariko ubwo producer nawe bikiriza nk'abahanzi haga producer bivuga nk'abahanzi producer urivuga ariko hari gihe ufite nk'akajingo kuntu ikibazo cyawe ndabatangiye hari akantu ukikavuga mpita nkibaza hari akantu utangiye ngo ndabatangiye usahura batangira gutangira ariko ntego nge nihaye naho iyo jingo yaturutse
niyemeje guhora ntangira kuko bisobanuye umuntu ufite udushya twa buri munsi nimvuga ngo ndabatangiye nuko murantangira ninsohora banga ukumvira ryoye nuko iteka ryose numva ko nejo ninsohora indi ngashyiramo ndabatangiye urumva ko nzaba ntangiye kandi gashyashya gatandukanye nako nakoze nta gusigera ukura gukura ko nta gukura ntekereza ko gukura nkarenganga hari ibintu buri wese yifuza niyo mpamvu nifuza bwo kuba umwana kugira ngo nzakure none nukura jingo uzahindura ntabwo bishoboka nzakomeza ntangire nukura uzakomeza wowe utangire nakurangiza guhe kandi ko mufite gahunda nakurangiza uzi se iyo jingane yaturutse ntekereza kera 2019 nkirangiza segonderi nibwo nari ndi kumwe n'abajyama banjye turi muri ghetto nakoraga ibintu bya production bisanzwe ariko ntabwo nyine byari byakaba umwuga ariko nakoraga ibintu bisanzwe byo gufotora ariko ntarajya muri domaine ya production kwatambutsa ku mukire narangije aratubwira ati ndabahereza rifuti yego ariko sindi bubarenze hariya haruguru umuhungu wanjye aravuga ati ngiye imodoka narwo nayicaramo umujinya uramwica none tugeze muri ghetto tubitokingaho byatari tujyaho turanatongana turavuga ati kwishyirwa hejuru wigize wa danje urumva ko meze nk'umuntu utandukiriye content ariko bigiye kugisha kw'iki kintu ndabwira ati ariko tuza nituzakira nzakwereka ngiye mfite icyizere ko nzagura akamodoka ka danje nkajya mbatwara nababwiye bagaseka ariko wizeze ntarabona producer ndabwira ningura imodoka kumwe bantu bandikaho ngo shimwa mana warakoze nge nzahita nandika ngo ndabatangiye mwese mwatwimaga abantu mwese mwatwimaga rifuti ati nawe ndatangiye nawe ndabatangiye niho ndabatangiye yavuye nanga ndabatangiye ryaturutse hanyuma muri uwo mwaka narindira hafi imyaka 2 ubwo nari ntegereje ngira kugira ngo ndebe ko nafatisha ibiceri ngahita njya ku ishuri bitangiye Kigali nk'ibisanzwe njya kwiga production sinshaka kuvuga ko nabandi kwamamaza okay reka duhera watangiye production ryari nk'umwuga gutangira production nk'umwuga ntari gukina nabyo kwitangira nyirizina nayitangiye 2019 kuko uwo mwaka niwo natangiye kugenda mu studio nkora tuziki twanjye nakoze nkajya ntambuka ku mihanda nkuba bari kudukina ntaragira studio nkoramo utaraza muri record wakoze mu yandi studio atandukanye hanyuma experience utangiye kubona utangiye kugira iguha ikihe cyizere mbona muri experience none mfite ni cyuko umuziki ubwo ngiye kwibanda mu ntara cyane 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 kuko ahandi hose icyizere cyo cyarabonetse ahubwo icyizere mfite nuko umuziki w'Irusizi tugomba guhindura ndizera ko ugomba guhinduka ntavuze ngo ntabwo intego mfite ari kuvuga ngo reka nkore cyane ngere ku rwego rw'abari muri Kigali wini bampamagara ngo mitenguruka ngo ngende just kubera ko ngo nabaye wadanje ngo reka njye gukorera muri Kigali gahunda mfite niyo wenda ni nagenda ngira icyo maze guhindura mu muziki w'Irusizi hari bamwe mu baproducer bakoreraga hano Rusizi batandukanye mu bihe byatambutse abo baproducer bari bahari mu bihe byatambutse uyu munsi ntibagihari niki wowe utekereza gukora kigushimangiza ko ushobora kuzamuka babahanzi bari Rusizi ukabakorera bakagera ku rundi rwego ariko ugahama ku ntego yuko ugumije kubafasha icyo ngomba ahubwo guhindura gitandukanye n'abaproducer bakoze nge nkagira kandi gashya mpindura icyambere ni iki ngiki kudatuma umuhanzi ufite amafaranga make yitinya icyo ni icyambere kudatuma antinya icyo ni icya kabiri gutuma menya ko niba ari kunyigimba kakarimbo yanditse kakandi yandikiye muri ghetto hari abagira ubwoba bati se ndagera muri studio gute ibintu bisigaye ari danje oya ngiye icyo nzakora nuko nizeye ko umuhanzi wese aho yava akagera yaba akiri hasi nanyegera akambwira ngo dukora akakantu kabari nubwo yaba afite amafaranga make
kubera ko nange nkeneye kuzagaragaza ikindimo nkakigaragariza kuri uwo nguwo mutoya numva ko nzashora imbaraga zanjye byibura nka 70%. Wenda zane nkiya nange kiremo nyinshi ubundi dukora. Wowe icyo ushaka cya mbere ni ukumwereka ko ushoboye ariko udatagitinza amafaranga cyane. Udatagitinza amafaranga cyane. Bisobanuye ko icyo utagitinze ni ugufasha impano ukabaha ku bumenyi ufite ariko udatagitinza amafaranga, nubwo nayo rimwe na rimwe aba ari ingenzi aba nakenewe ko aboneka, ariko hagatagitingwa ko umuntu aza kerekana impano afite ukamufasha, hanyuma ibindi mukagenda mu negosiyo kw'iminsi y'icumi. Okay. Maneri mwahuye ute? It's a long story, bro. I don't know if I can speak about that shit. But Maneri twahuye ari nk'ubwa kabiri. Maneri duhura bwa mbere nari ntaratangira ibintu bya production. Nari ntarajya no kwishuri kwiga umuziki. Ahubwo Maneri twahuye nkunda ibintu bya comedy gusa. Nkunda gushutinga, nkunda ibintu bya comedy. Noneho duhura ari umuntu n'ubundi mu karere kose usanga ari umuntu bavuga kijyanye na entertainment, ugasanga Maneri ni uri ku rwego hejuru. Noneho duhura yari afite umuhanzi managinga njye nkiga secondary, kandi uwo muhanzi nawe nari muzi. Noneho kumva ko nzahura na Maneri nabyo nkumva ni ikintu cya danje. Nari nkiri umupeto urabyumva. Noneho ngisoza ishuri uwo muhanzi ya managingaga yari inshuti yanjye, tuza kujyana kuri tele aho Maneri ari gushutingira film. Umve ko nahuye na Maneri mugura nawe iwiwe, dusanga hari role iri bukenera abantu benshi bari bwicaremo. Urukumva rukora kinye filime ya mbere nahuye na Maneri muri filime za Maneri. Iyo role sinzi niba babita inkoma amashyi kwa kundi abantu bahurura baje gutabara ngo zashwanye, nuko ninjiye muri filime ya Maneri gutyo. Cyakoze reaction ndi kugaragaza nizo zatumye wenda nkomeza gukina no mu zindi filime zikurikira. Ariko kubera ko wenda nari mfite kandi kazi nkora ibintu bya siberi niko nakoraga, ndavuga nti rero ntabwo nanone ibintu bya filime mfite kubangamira izi ni intego nari mfite. Ndavuga ati hari igihe cyazigeze ntangira akazi production kagizamo njya mu studio hirya no hino, biba ngombwa ko ibya filime nyine mba mbiparitse kugira ngo ngire nza kuza no gukomeza ku ishuri. Bwo icyo kujya ku ishuri n'urugendo nibyo nabayemo muri Kigali, ibyo wenda tuzabifatira undi mwanya nakarata bivuga rero. Ragira ngo mubwire ibyo kuntu twajyaga muri nabonaga desa aho kugira ngo njye nkajya gushaka avoka yo kurarira. Aho kantu rero ataranyiye aho kantu bukavuze. Muri uyu muntu wese hari umwana wicaye hariya, uri hariya uri kukubona uyu mwanya wicaye muri studio nziza nka M Record, umeze neza, warahuye na Maneri, ndetse nanavuga ko Maneri ari we nyiri M Record, niyo mpamvu namukubazagaho. Hanyuma ariko ntatekereze ko hari ubundi buzima mbere waciyemo we arimo uyu munsi, avuga ati uyu munsi uriyo mpamvu ari kuvuga kuriya warahaze yagezeyo wana. Duhe kuri story yo muri Kigali. Story yo muri Kigali reka nse ubwo ngiye kubimuzi ni muzi. Story yo muri Kigali no kuvuga ngo njyewe ndaba mureba none aka kanya. Navutse mu muryango mwiza kandi wifashisha. Utifashije cyane ariko wifashisha. Kuko niba narageze mu wa gatatu mu wa kane secondary mfite imashini laptop kandi mbona ari njye nyine ifite mu ishuri. Navutse mu muryango wifashisha. Ikijyanye rero no kujya muri Kigali zari intego zanjye ngiye kwiga umuziki. Nagiye kwiga umuziki nsanzwe nzi gucuranga mu rusengero. Mugiye kumbaza ngo kubiki nashyize ibintu bimeze. Ibyo byenda tugoye komeza story. Ibyo bimazagaye kanini. Ahubwo kujya muri Kigali nari ngiye kubyaza umusaruro imicurangire yanjye. Sincuranga ibya gospel gusa, ahubwo ngiye kwiga ibijyanye na production igezweho. Hanyuma mu kujya muri Kigali naragiye mpurana ba Wina na wa Joe West n'abandi bambwiraga ko turamutse dukoranye bangiza ku rundi rwego. Kagendera mu Kigali cyo bashaka ko nkora. Ariko nanone sinibagirwa yaraturutse. Bro, niba ari ubuzima bubi nahuye nabwo ni muri Kigali. Niba ari ubuzima bubi nahuye nabwo ni muri Kigali.
ndabyibuka nkigerayo bwa mbere nahamagawe n'umuntu n'umujyama wari umpamagaye sindi buvuga izina rye wenda kugira ngo ndinde privacy yiwe cyangwa sinamamaza cyane nashyikiye ku Gisozi ahantu bita muri Kagara banza ariko gacyaro kambere kabaho muri Kigali urumva ukwezi abatsinda gutaruka Kagugu ahantu bita muri Kagara ku Gisozi niho hantu ni mu Gakinjiro muri make umujyama wari umamagaye mbona njyanye muri ghetto ya 15 nari nzi ngo ngiye muri studio cyane by'umuntu gukurura ngo akujyaye muri studio hatari nisanga anjyanye mako kageto ka 15 nari mfite laptop yanjye y'umukara mu rugo baranguri ndavuga ati umuntu nzanya ahantu makagira imana mwe none uko byagenda koza agiye kundya akamashini kanjye iyi baga nari mfite y'udupine dukururwa nari ngiye nkugiye muri Amerika warugiye wowe nkugiye muri university ndavuga ati baga yanjye nakamashini bagiye kubintwara na kwambi akamashini akarazaga mahani imbere gutyo ukarana akamashini utazogatwara ndangije ari umufamiliye urabona ko baviye babavukana urumva data wacu yarafite umwana utuye muri Kigali kuko abeshi niho bituriye ariko sinyankunda wenda kuvuga ngo mfite famille bunyana kangore kanjye kubasohoya bamona bagira ngo ndi gutanukira icyakabaye kintunga kuko ubu ngo nahise mpamagara ndamubwira ndi muri Kigali ati se wageze uti ati nageze mu buryo ubuntu gutya na gutya ariko ndabona mfite impungenge bibaye byiza waza ngakurangira ahantu ndi ukabumbikiye bag yanjye ibindi nkazabimenya nyuma okay uko niko byagenze ndampamagara muhaye bag yanjye aragenda arambikira utwenda twanjye niki nsigana na ya laptop nta kindi kintu numva cyari kirimo laptop n'umugozi kamvuge gutya tubaye ngaho mu gitondo hano umuhungu wanzanye ati nazanye impano ya danje nkuyi Rusizi ati gutya ngiye kukuzamura nza kujyana mu banyamakuru simvuge ko ibyo bintu bitabaye nubwo yari afitemo confidence ko ashobora kubikora nuko yari yizeye ko ahubwo icyo nakora aricyo cyahangeza ngo icyo yakombaga kubikora gusa nuko kunconnecta kw'abo bantu kumuzana mu gitondo cya kare ewana bwabwoba no kwitinya ntanareba neza ntanareba mu maso y'umuntu mbona afite isoni za hatari abarambwiye twicare kuri moto nibwo bwa mbere nari mbonye moto zizira zicyagiye mbese z'amashanyarazi bro bakinkubiseho mfite laptop mu ntoki ahubwo ati umutari nagiye kunyiba nabwo atahana njyanye ntiyabaho ngumeza kugenda nizo mpungenge ariko kuvuga ngo ndi mu Rwanda nkumva nta kibazo mfite turagenda abanjyanye kwa Wina ukumva kiza kwa Wina ikintu cyantangaje cyane gusanga boss wa Wina ari umuntu wiwacu nanga kuri Simerwa ndavuga ati really nsanga ne timba ni inshuti yacu nanga bose nsanga n'umuntu nzi agatima kabagaragarutse ukumva nsanga baje wese niho bicaye abandi bantu bose badenaca narebaga umutima ukanje cyangwa gatebo ngabo nzababona ni nsanga bose niho bibereye ikintu cyandokoye ni kimwe kwituriza byaye n'icyo kwigira watanje nkituriza bakabona nifashe kumbe n'ubwoba mfite urumva abahungu nkibasanga wese none ahantu nje nta nubwo habaho pe numva ubwo buranyishe ndibaza mu wabene nakureye yego mu rusengero ntarashyiraho dread kiboro nari ntarabishyiraho pe naba nkubeshye ahubwo kugira ngo mu rusengero ubona baratuje nawe urituriza nako bari kusoma ku dutabi nawe urituriza none ukamubwira rero kugira ngo nihagarare ukuntu byagenze umujyama yaraje akubita akaboko ku meza gutya ndashidukira hejuru ndagiye ndamureba naho bihuza n'uburyo ngiye nirebera gahoro umujyama arambwira basha cyaze ngo no mujyama we nimumwegere ngo mwe mwihoreye ngo ndabona yakarenze
kumbe ubwoba nari mfite no kureba gakeya byahise bibahereza ko nshobora kuba wenda ahubwo namaze gufata ibiboro byinshi. wowe batekereje ko wamaze kunywa itabi namaze kugatuma urukumva undi araza arangije arambwira nase bro ntabwo uri buze gufata se ndabwira ati man nabaye uvuga ko wanywa itabi kandi tugeze ndabwira ni nabaye uzi icyo nashakaga se iki kintu cyarandokoye kuko iyo mubwira ngo ndafata ntazi nicyo ndi bufata icyari cyo amagambo y'amasilenge n'ibiki ntabwo nari nzimenyereye nibwo nari nk'ivirusizi kuvuga ngo ndafata nkemera nari kujya kubona nkabona banzaniye ibintu nanjye ngatangira gushyira ku munwa ntazi umuntu utarigeze ukoze inzoga ku munwa rero umuntu mama wanjye yumvishe inzoga hari banza atitira ubwoba buramwica. hanyuma rero biza kugenda gutanga ibintu ubwo ngubwo ukuntu byaje gutangira ndabyibuka uwo musore wanzanye muri Kigali twarabanye ariko akajya njyana mu masitidiyo gutyo na gutyo menyana n'abantu gusa urumva ko cyari nk'ikintu cyo kuntinyura gusa ariko nawe nta cyizere yifite cyo kuba yagira studio. Ndagenda turatemberana akajya njyana muri za Nyarugenge mu masoko biki n'ibiki ariko ngiye nkumva icyo nshaka kureba gusa uburyo uko basani babayeho bakarufani tubona mu mafilimi nako mu ma video bande nabande uburyo bagaragaramo nagera mu muhanda nkabona nta nubwo ndi kubabona mu mihanda ya Kigali asaba sari none nzabakura uko batsinzanira nzahura n'umuhanzi. Ndabyibuka umunsi umwe naje kumucika yagiye mu kazi nk'ibisanzwe kuko akazi yakoraga no umubaje mu Gakinjiro ndamucika ngenda ntazi niyo ngiye cyakora ikintu yankore cya mbere yampaye tapandigo iriho icyatanu yampaye tapandigo iri icyatanu nta n'amafaranga yo kurya mfite kuko yagombaga kujya asiga ibyo kurya ngiye nkagenza nkarya ariko sindenge metero 15 kugira ngo ntaza kubiyoberwa aho nagiye. Ndavuga ati ndagiye none kanze nkwereke mbaza ngo ikintu narajyanye Kigali niki agatelefone ka 15 nabwo nari nahawe na papa wanjye nibwo nari nkirangiza ishuri ako gatelefone niko nari mfite ndangije mbafashe ikarita ncungana no kureba imodoka ijya Nyabugogo gusa sibyo mbafashe tapandigo nkoza ku modoka injyana Nyabugogo mfashe injyanya iva Nyabugogo ngiye Remera umbabarira unyumvira umuntu ugiye Remera ntazi ngo ngiye kureba ndi nari ngiye kureba Teldem urumva kwa wina nari impazi ngiye Remera ngiye kureba Teldem reka nzakagere muri Remera rero n'umutwe noneho imodoka imvanyemo muri gare Remera ndiba sinunderekere mwakagira Imana kuzagafata telefone ngo mpamagare ya mahirwe y'umuntu mpamagara umujyama wanjye bita foto niwe wahise njyana kwande ndamuzi foto turereke karakajyamo ko kamenyereye n'umujyi karangije karanjyana nibwo bwa mbere numvaga ngo mu makorodoro mbanciye mu makorodoro harimo abakobwa b'indaya ntabwo nako mutaza kumbwira nawe ngo nabisi indaya mbona indangamirwa mw'abantu mwe urumva indangamirwa rero zo muri zo mu makorodoro naciye ku bantu barenga 70 ahari niko navuga ahubwo ngira nyine umujangwe ntambuka nyine uri kujya kwa Teldem ndi kujya kwa Teldem urumva nyine ariko nuko namaze kubona umujyama wanjye rero wantwaye foto kuko yaramenyere muri Kigali ko nari nsanzwe mukorera imiziki turi Rusizi ariko ajya muri Kigali imbere yanjye urumva tugera kwa Teldem musura umunsi umwe ntiyanamenye ko ntabwo ari kumenya nta kintu nzi urukumva ariko ko nari nsanzwe umwandikira kuri WhatsApp gusa mubwira ati ndaze kugusura iki niki ewan ndakubwiza uko nagize muri gare ngize ngo muhamagare ntiyamfata ugufata saa ku ko numvaga ngiye kuba ducata kuri telefone ngiye kuri umuntu watanje ntiyamfata pebiseri nkwanjyana na foto aza no kumungezaho nkinjira amasanga abandi basani bari no kuri codinga ahubwo ahangaha niho nanaguma byaciye mu gitondo nongera ndagaruka noneho mujyama wajyanye muri Kigali akajya yibaza iyo mvuye aha ujyahe iyo mvuye aha ujyahe ati ntangira kurya indimi
ati mba nagiye gutembera. Kuki wambwiye ko utajya utembera kandi nzi neza ko ahantu nakweretse ugomba kujya ujya ari kwa Wina? Kuko Wina niwe muntu twaduturanye hari ntekereza vara ku Gisozi Kacyiru kwari ukujabuka gusa mu ntuze nubwo ari kugenda no w'amaguru kwa kujamuka Kinamba yonyine bitujya za Kacyiru. Mbo nuko ntangira kujya mubwira kujya mu studio no kugira ngo menyere kugira mfate experience nintangira gukora ibintu bizabe ibindi baje gukomera gute rero. Arambwira ati rero niba ko kubona bamaze kubona experience na maîtrise reka tuvangaha tujye gushaka inzu. Twavuye muri Kigali anjyana ku Ruyenzi. None ikintu cya mbere cyambabaje n'ukuntu yamvanye mu mujyi rwagati ahubwo njyana hakurya y'imisozi kunjyana ku Ruyenzi nuko we byari kumworohera gukodesha inzu ya make kandi ari nini nziza pe kurenza abaga hari inzu nziza. Tugenda na laptop yanjye yonyine nta kindi kintu mfite ahubwo nsanga afite backup y'umuproducer yari afite ufite ibikoresho ariko atazi production. Umwe kwa tugiye kujya dukorana turi babiri bamwita Brain Imana namumugisha mu mujyama twarakoranye byatari. Nkimana kumenyana na Brain turi gukorana ku Ruyenzi nibwo yatangiye ahubwo kunzanira we abandi abahanzi. We yabonaga ari abantu basanzwe imbere ye ariko nge nkabona ni ibitangaza nkoreye. Umuntu wa mbere yanzaneye yari umujyama bita EBN. EBN afitanye indirimbo na Papa Cyangwe. Mbona ni ibintu byatani wenda indirimbo ye sinzi niba uyizi. Umbwira uponge mbona umbwira ibya hejuru abandi na ayahezo ibintu meze gutya ntago ndibuka indirimbo ye. Yaramunzaniye umujyama aririmba ku kantu nibuka koko video ye nyinshi. Numva birankomye. Uravuga ati ntangiye gukora star. Numva birankomye. Bwa kabiri wo mujyama wanjyanye mu gitondo cya kare ngiye kubona mbona azanye Dore Imbogo. Ukuri nako na aho ubundi iyo story yo gura Dore Imbogo ne ukuri nako nahuye na Dore Imbogo umve naho na dread zavuye je twagere ukuri nako nahuye na Dore urumva Dore Imbogo twahuye nkorera ku Ruyenzi. Dore Imbogo yaraje aje gukoresha indirimbo ya The Ben. Yari indirimbo agomba kuririmba mu kwe bwa The Ben nubwo bategeza bamuheza stage icyo gihe. Ubwo ni inkuru ndende bwo hari nawe yabyivuye usibye ko nyine Imana inkuru uko ridashira yaragiye. Hanyuma namukoreye indirimbo ya mbere bayitaga Umugisha na n'ubu kuri YouTube iriho Umugisha by Vavajuru iriho. Na niyo ndirimbo ya mbere nashyize mu jingo ndabatangiye. Ndabahaye niyo wanatangiriye kuri Dore Imbogo urabatangiye zangegera uramutangiye uturirimbo twose nagiraga mu jingo ya Ben Bless beat ndagasiba futa cisha makarongo ubutangire kuri Dore Imbogo ndabatangiye ya modoka ndayiguze. Urabwete gutya nibwo ntangiye production ndarakora. Hanyuma gura na Dore Imbogo byaje kugenda nyuma yo gura na Dore Imbogo ntagara byarangiriye. Umunsi wa mbere twarakoze iyo ndirimbo irakorwa irarangira n'amashusho yayo nimba ndimuka neza na shootingishije Sony niba bayita gute Sony ntoya twaduto tw'umweru gashutingisha telefone ya nyiri studio ubu yari Brain. Akaririmbo karagiye tugasohora ari nka visuelle karagiye kakubita 15 mu minsi 3. Ndavuga ati bwa mamare buraje ndabubonye shanda batangiye bwa mamare buraje araza aje gukoresha indirimbo ya kabiri bayitaga Imihigo. Ubwo urumva ibintu by'amatora president byari byegereje araza kubita indirimbo ya kabiri bita Imihigo. Aza noneho azanye na Manibu ariwe nyiri X Large TV. Ndamuzi abyumvira ako hantu hati natangiye kumva ako kantu nizere kurimo kurakumva cyane. Azana na Manibu akaba ari nawe ukoresha bayakamwana. Manibu ni ukoresha bakanyombya ubwo umuntu utamuzi ndagira ngo amwumve fresh ni ukoresha banyaga bande bose barabyamamare byose tubara mu makuru. Zira content neza ko ndagukora cyane. Ngari ubwenge nyuma nsanga koko na Dore Imbogo no mu comedy. Imbogo ntabwo ari umaze no kwangani ho
ntabwo nzapfa ndabatangiye ukomeza kubatangira Manibu niwe wankoresheje interview ya mbere na mbere ako ka mwanya tukirangiza kuri kodinga indirimbo yita Imihigo cyakora dore imbogo izo interview zo zirahari dore imbogo twakodinze iyo boro ya mbere sinigeze mufasha kubijyanye n'imigororere n'imyandikire reka yandikaga kigospel frutu we kubitamo ibyo kubitamo cyakora icyo nakoraga no kugerageza gucura wenda injyana zigezweho gusa we nabiririmba bijye guhura uko nari nzi gucuranga nari maze kwiga umuziki urukumva none ako kanya mbona n'ubundi na Jojo Brice arahituye umwe w'umudansi w'umubyinnyi ndavuga ati ahubwo ahantu niho ibere ibyamamare utangiye guhana ibyamamare ndavuga ati ahantu niho ibere ibyamamare ariko ubwo urumva ntekereza ko byose byagiye bizanwa no mujye mu bita Brain kuko yaraziranye n'ibyamamare ariko atazi ko ari ibintu ari abantu badanje ukumva twebwe mu ntara nabonaga nk'abantu basanzwe ko twebwe mu ntara tuba turana we abafite abantu bahura akabona bo barakora twebwe mu ntara tuba tubareba tukabona n'abantu badanje ariko begeranye we ababona ari umuntu cyangwa bavugana bafite connection uko niko rero iyo ndirimbo yararangiye interview yabereye ako kanya ubu none ugiye kureba indirimbo imaze gukubita hafi 220 ntakizaho indirimbo yitwa Dore Imbogo n'izindi zaje ziza nyuma yaho Dore Imbogo ifite miliyoni hafi na magana none iyo ndirimbo bita Imihigo niyo yatumye mpura na Irene murinda habi Irene kasha makokero ubwo nibwo nari ntangiye kujya ngenda mu mamodoka njya mu mara interview gusa ari nabwo wanakoraga kaboro k'abarundi aho ngaho nabaga ni kugenda mu modoka icyo gihe nakoze aga content ntazi neza ko kari gutwika ndi kuvuga mu Kirundi andi Karundi nageze muri Kigali n'ukurasha ndabatwika n'ukuri kwere nivugira uko nguko nicaye mu modoka y'umumabuja ufite cyane bita Maximed TV ubona warazi nibigarutseho twavuga byinshi kuko nawe numwe mu bantu bakoreshaga Dore Imbogo ubwo aba boss bose ba Dore Imbogo batangiye kuba aba boss bawe batangiye kujya baba aba boss banjye hari abantu rero bazi ngo Dore Imbogo ahubwo yari boss wanjye ntaho bihuri ahubwo ngiye ku bande rwanjye numvaga nshobora gukorera ubuntu umwaka ugashira ariko interview yose ajyamo tujya kubera yantega ariko yantego nabaga nihaye ushaka kwiye ahubwo interview ya mbere nakoze twayikore muri studio nari mfite look isanzwe iya kabiri tujya kwa Irene cyakora umusatsi wari wamaze gukura nari namaze gukaraga utuntu tumeze nkaho turyamye ukuntu hanyuma gushyiraho direct iya gatatu twayikoreye kwa Gerard Mbabazi muri Santa Barbara urukumva Gerard Mbabazi nawe dukoresheje atokinga no ku musatsi wanjye akimara kuvuga ku musatsi wanjye naje kwireba mu kirahure nsanga uburyo ureba ntabwo nsa n'abastar bisobanuye ko Gerard Mbabazi niwe watumye ushyiraho direct niwe wancokoje narazushyitse maze kwireba nsanga ntabwo nsa n'abastar urangije abavuga ati ubwo Gerard Mbabazi avuze ibi nanjye reka ngiye gushyiraho direct nkwereke ntabwo yavuzeho nabi ahubwo yabajije Dore Imbogo aramubaza ati se vava umuntu tuzane none nizere ko ari shere wawe dore ko wigenje Dore Imbogo arangije aramubwira ngo aha ngo reka da ngo ariko nangwa nafite udusatsi twiza bari abandi ngo usanga bafite imisatsi bishurumbuye ngo bigwa ku mugongo umuntu yavuga gahunda muzi hanyuma uhita ubona uvuga ati n'ubwo Dore Imbogo rero we akunda aba bantu reka njye ushyiraho direct nyange oya si icyo ahubwo njyewe nazishyizeho natangiye kwita ku bijyanye no gusukura umusatsi wanjye cyangwa kugira ngo ninongera kujya muri interview none nzagire n'abatwitse nta kintu cyabimbwiraga aho kugira ngo kumwe bavuga ngo dore outfit dore ipantaro dore agapira bazavuge n'ubwo musatsi hanyuma urupfu rwa Dore Imbogo rwaguhombesha iki shanga iyo bigeze aho ngaho byo bindi bini urabizi
ari ibintu ntaguhisha kandi urabizi twaranakuranye ku bwana wenda abantu batabizi ubwo nabo bazabibaza urukumva dore imbogo urumva ko niwe muntu nari meze nkaho ndiraho nkigera muri Kigali nari maze gutera umugongo abo twazananye ahubwo nari ngeze igihe njye ubwanjye mera nkaho ntunga abanzanye kuko twabonye umukire uduhereza studio ndavuga ntaho kugira mba lefting abo bajyama twababaranye muri ghetto ya 15 reka iyo studio bampaye mpite mvuga ko ari ba garafrere banjye bagiye babona uko turarana muri ghetto bampaye kuko ntabwo nigeze nishyura inzu ngera muri Kigali cyakora nicyo kintu Imana yamfashije sinigeze nishyura inzu nge nakoreragiye wenda kubona imyambaro nuko wambayeho neza nkajya no muri interview ntari buri musitari wese uzi ko yagafasha arabizi ko ibyo ngibyo byamubayeho hanyuma giti kizavamo buri kore kizavamo I know hanyuma rero byose byacitse intege biburudubi biradurumbana nyuma yuko dore imboga apfuye akimara gupfa rwose shase mubeshe pe kubona njye ubwanjye kwigeza kwa Irene byari ibintu bigoye byibura ntakoreye umusitari wahatari kwigeza kwande no kwande byari ibintu bigoye ndabyibuka ko terde munjya kumureba bwa kabiri nkamubwira ngo indirimbo iyi niyi agikanda ambonyemo byamuteye ubwoba atarambwira ngo ngo no mbebe ngo ndamuzi byahatari ngagira ibigambo ngo nibiki nibiki kingenzi nuko wambonye nuko rumva ukumva bwa kabiri undi nikorejeho irumva ryazina narigenderaga nubwo dore imboga atashoroka kumenya ko ari umusitari ahubwo ndakubwiza ukuri ko twacanaga muri Kigali mfite gitari mfite ubwiyemezi bwatanje wiyemeye kurira kuri dore imboga ndimo ndamurira kabona ni ibintu nyine byahatari by'akataraboneka hanyuma anjewe ku ruhande rumwe uravuze ngo twarakoranye mu rugo iwanyu ndahazi papa wawe ni umuntu ukunda gusenga cyane ugishyiraho derede ugashyika mu rugo byagenze gute nkimara gushyiraho derede ntabwo nese njya mu rugo ntabwo Kigali nari maze hafi nk'imyaka 2 kandi njya kujya Kigali nari maze imyaka nabwo 2 mba muri Kamembe nkirangiza ishuri umva ko ariko nari nkiri umwana mwiza nubwo ndi umwana mwiza n'ubundi ahubwo nyine uburyo babibona umwana mwiza utarararuka nako ntabwo nararutse ngaho dukomeza ahubwo imbere y'ababona ko ndi umwana wenda usa naho ngaragara ukundi kuntu